ikindi kandi wamenya nuko urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwanzuye ko Ntazinda Erasme wari meya w'akarere ka Nyanza arekurwa nyuma y'uko inzitizi yari yatanze z'uko urubanza rutakomeza umucamanza yasanze zifite ishingiro. Iki cyemezo kandi cyashingira none ku kuba umugore we ashinjwa guta yaramubabariye. Kwihangana byaramunaniye, ariko nanone ntitwabura kuvuga kuri Moses nabwo, kuko Moses akimara gufungwa akarekurwa kiriya gihe yaje kugabanya ku ngurumbugi. Butera ugabanyije gute? Kuvuga ngo ibipimo byafashwe mbere igihe afungwa bwa mbere muri 2023 2023 byari hejuru ya 300, ariko ubu ngubu twasanze afite ibipimo cyangwa se basanze afite muri RFI cyangwa se Rwanda Forensic Institute basanze afite ibipimo bya 140, bivuze ngo hari ikintu kinini cyangwa se urugero runini iminywere y'ibiyobyabwenge cyangwa se iyi cannabis yo mu bwoko bwa hybrid. Muranzi Yesu no Mityo Boy P Oni Kaswez tukashobaka basuza banamugisha kandi ikomeze ibarinde. Ni Basumba TV nshobora koze sabone ngo yaworonke mu byo ukora byose. Aujourd'hui tout de suite à ce moment, at this moment je suis avec moi-même ndanga ndi njye nyine kwa makuru agezweho icyo twita Verio updates, ako babwira ko ku munsi w'ejo kuri Basumba mu bihoraho muzajya kumubona umunyamakuru mushyashya uzajya kwita ibiganiro buri munsi bibiri bihoraho kabisa, binari fresh cyane ari munanje. Amakuru hari nuko uwitwa Turahirwa Moses aka Mr Motion ubu tuvugana urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rumaze kumukatira iminsi 30 y'agateganyo yo kuba agiye hariya mu igororo rya Mageragere, benshi bakunda kwita ngo gereza ya Mageragere cyangwa se i Madrid. Muti byagenze gute rero sasa? Bakubita amakuru yuzuye. Uko mubizi hari inkuru zagicicikana zikomeye cyane zuko Turahirwa Moses yaba yafashwe, abenshi bakabihuza nuko ngo Moses yaba yaratutse umukuru w'igihugu mwa ku bintu yakoze no mu rubanza Moses yaboranaga bigarutseho, ariko umucamanza aza kumubwira ko atari yo ngingo yabazanye aho ngaho, ahubwo icyabazanye ari ukurumoge. Birarangira umushinjacyaha avuga ati urakoze kongeramo ibindi byaho tutari tuzi, ariko uyu munsi bigenze gute? Nuko ikibaye ari uko Moses Turahirwa cyangwa se Motion yoherejwe ubu ngubu muri gereza ya Mageragere kugira ngo ariho akurikiranirwa cyangwa se kuburana afunzwe. Mbibutse ko iyo barimo baraburana iriya minsi 30 y'agateganyo utanga ibimenyetso bifatika bishobora gutuma uburana uri hanze ya gereza. N'umushinjacyaha agatanga ibimenyetso bifatika bishingirwaho bigaragaza ko uramutse uburanye uri hanze ya gereza ushobora gutoroka. We rero agaragaza ko uramutse uri hanze ushobora gucika ubutabera, ushobora kurenza ubutabera. Rero iyo ubuze ingingo ikurengera ugira gute? Ujya Mageragere nta kabuza. Nta kabuza uyu Turahirwa Moses yaburanye nabi ku bantu mwabibonye ukuntu yaburanye. Ni mu buryo navuga ko budahwitse. Icyambere kugaragaza amarira imbere y'umucamanza, amarira nta kintu yamutwara rwose, niyo warira ukarira litiro 5 nta kintu byamutwara cyangwa se byahindura ku itegeko rivuga. Ikindi cya kabiri Moses yakoze rigikosa ni ugukoresha urambo mwavoka w'umunyamahanga. Mwarabonye ko umutranslator we bita na Tete Gatete Françoise kumvikana na Kansa cyari ikibazo gikomeye cyane, ubwo Kansa avuga ibintu ugasanga Françoise ari kubivuga mu buryo butari bwo, cyangwa se Françoise yavuga ikintu ugasanga Kansa ntabwo ari kubyumva. Haje kubaho ikintu cyitwa miscommunication cyangwa se mismanagement ku rubanza rwa Moses, ariko bitewe nawe ubwe bwite, bitewe nuko n'amahitamo yifatiye amahitamo yifatiye ahitamo umwavoka uri bumuburanire kiriya gihe. Ikindi kintu gikomeye cyagonze Moses nuko ari insubiracyaha. Moses si ubwa mbere yarakoze iki, yaranyweye urumogi cyangwa se agiye muri kesi zo kugira gute zo kunywa urumogi. Murabyibuka bwa mbere yarafashwe aranafungwa agera Mageragere, hanyuma aza kurekurwa aza gukurikiranwa ari hanze, ariko ntibyamuje gukomeza kugasogonya, dore ko ngo yasogongeraga urwitwa iboyide ruturuka mu gihugu cya Kenya, dore ko ngo urunyarwanda rwose ishwe da ntirumufata. Uriya urunyarwanda ngo rumeze nk'ikigage, iboyide kamera nka za rikeri. Kwihangana byaramunaniye, ariko nanone ntitwabura kuvuga kuri Moses nabwo,
kuko Moses akimara gufungwa akarekurwa kiriya gihe yaje kugabanya ku bw'urumogi buteragabanyije gute uvuga ngo ibipimo byafashwe mbere igihe afungwa bwa mbere muri 2023 2023 byari hejuru ya 300 ariko ubu ngubu twasanze afite ibipimo cyangwa se basanze afite muri RFI cyangwa se Rwanda Forensic Institute basanze afite ibipimo bya 140 bivuze ngo hari ikintu kinini cyangwa se urugero runini iminywere y'ibiyobyabwenge cyangwa se iyi cannabis yo mu bwoko bwa hybrid cyangwa se hybrid yagabanutseho bivuze ngo yaragerageje kugabanya ariko nanone akomeza gusogongera ikindi nabibutsa ku rubanza rwe nuko yavugaga ko ngo bwamushinje ko yari afite udupfunyika tw'urumogi 13 ariko akavuga ko ngari tubiri ikindi kandi akavuga ko muri Kenya ari yagize gute yakuye utwo dupfunyika 5 tw'urumogi so navuga ngo Moses dutarize fata ku mavuta dutarize Jean Paul udusuhurize n'abandi bagiye batandukanye ariko nanone nta wakwishimira ifungwa ry'umuntu wihangane umuryango wihangane ukomere afungwa abagabo ntabwo afunga imbwa ikindi kandi bamenya nuko urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwanzuye ko Ntazinda Erasme wari meya w'akarere ka Nyanza arekurwa nyuma y'uko inzitizi yari yatanze z'uko urubanza rutakomeza umucamanza asanze zifite ishingiro iki cyemezo kandi cyashingira none ku kuba umugore we ashinjwa guta yaramubabariye ndetse akandika urwandiko rwemeza ko yamubabariye baravuga ngo bamwe babarira kanka baririmbire ngo bamwe babarira abandi nabo baseka komera komera ye uvuga ngo meya we aratashye ni byishimo kubera ko umugore we wamureze mu nkuru yanjye narabibabwira ko umugore we yamusabiye imbabazi kubera ko ngo umugore yasanze Ntazinda Erasme ari we uriya minervari y'abana ari ukora byose abana bakenera ari we umenya ngo mu rugo bariye umenya ngo kila kitu cyabaye so rero kukuba yafungwa umugore avuze ati ateye imibare yatera inzuzi asanga kureba ari abana no kubarira amashuri byamugora ahitamo kugira gute ahitamo kuvuga ati reka mbabarira umugabo wanjye nandike nibaruwa igira gute imusabira imbabazi aze kwitahira ibintu by'amahoro dore nako n'abagabo benshi bageze gute bamuburanye baravuga ati nta mugabo utacinye mu mugore we kiriya cyana kingana kuriya ati si ukumuha ibiro gusa ahubwo twebwe n'ikibanza twakimuha n'umuhungu wanjye yaramwe ngo na kamera yayimuha afite na password yacano yayitanga so uyu Ntazinda Erasme ikintu yaziraga kwari ukugira gute kwari uguta urugo kibita ubuharike bitewe nuko hari amafoto yagiye acicikana yuko yajyaga yinyesebura cyangwa se ajya kudondaho kuri uriya mukobwa ndetse akaza no kugaragara amafoto yicaye mu biro bye hariya mu karere ka Nyanza ariko nanone cya kiravuga ngo cyangwa se kaze mbasomere itegeko ikintu ryavugaga kugira ngo mubone impamvu arekuwe itegeko ryavugaga ngo gato byaravuga ko umuntu aramutse ngo agusaba imbabazi urukiko rutarafata umwanzuro ushobora kubabarirwa cyangwa se ukarekurwa icyo kintu cyabaye rero ahangaha kuri Ntazinda Erasme aho yaje kurekurwa ubu ngubu agiye kwitahira agiye kurara rya kamayoneze akubitaho ku gafirite gake gake asomeza agasosi k'inkoko ariko turahirwa we ariko turi kuwa gatanu amahirwe menshi ashobora kujya imageragere kuwa mbere niba ari amahirwe menshi ariko ndibaza ngo turahirwa imageragereza bimeze bite sazabona umuntu uzajya umusaidira disi ngakubiteho kumvikana na kansa cyari ikibazo gikomeye cyane ubwo kansa avuga ibintu ugasanga Françoise ari kubivuga mu buryo butari bwo cyangwa se Françoise yavuga ikintu ugasanga kansa ntabwo ari kubyumva haje kubaho ikintu cyitwa miscommunication cyangwa se mismanagement ku rubanza rwa Moses ariko bitewe nawe ubwe bwite bitewe nuko n'amahitamo yifatiye ahitamo umwavoka uri bumuburanire kiriya gihe iki kintu gikomeye cyagonze Moses nuko ari insubiracyaha Moses si ubwa mbere
yari akoze iki, yari anyweye urumogi cyangwa se agiye muri kesi zo kugira gute, zo kunywa urumogi. Murabyibuka bwa mbere yarafashwe aranafungwa mageragere, hanyuma aza kurekurwa, aza gukurikiranwa ari hanze, ariko ntibyamuje gukomeza kugasogonya, dore ko ngo yasogongeraga urwitwa iburide ruturuka mu gihugu cya Kenya, dore ko ngo urunyarwanda rwose shwe da ntirumufata. Uriya urunyarwanda ngo rumeze nk'ikigage, iburide kamera nka za rikeri. Kwihangana byaramunaniye, ariko nanone ntitwabura kuvuga kuri Moses nabwo, kuko Moses akimara gufungwa akarekurwa kiriya gihe yaje kugabanya kunywa urumogi. Buteragabanyije gute? Kuvuga ngo ibipimo byafashwe mbere igihe afungwa bwa mbere muri 2023 byari hejuru ya 300, ariko ubu ngubu twasanze afite ibipimo, cyangwa se basanze afite muri RFI cyangwa se Rwanda Forensic Institute, basanze afite ibipimo bya 140, bivuze ngo hari ikintu kinini cyangwa se urugero runini iminywere y'ibiyobyabwenge cyangwa se iyi cannabis yo mu bwoko bwa hybrid cyangwa se hybrid yagabanutseho. Bivuze ngo yaragerageje mu kugabanya, ariko nanone akomeza gusogongera. Ikindi nabibutsa ku rubanza rwe nuko yavugaga ko ngo bwamushinje ko yari afite udupfunyika tw'urumogi 13, ariko akavuga ko ngo ari 2. Ikindi kandi akavuga ko muri Kenya ari yagize gute, yakuye utwo dupfunyika 5 tw'urumogi. So navuga ngo Moses dutarize Fata ku mavuta, dutarize Jean Paul, udusuhurize n'abandi bagiye batandukanye, ariko nanone nta wakwishimira ifungwa ry'umuntu. Wihangane n'umuryango, wihangane ukomere, afungwa abagabo ntabwo afunga imbwa. Ikindi kandi wamenya nuko urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwanzuye ko Ntazinda Erasme wari meya w'akarere ka Nyanza arekurwa nyuma y'uko inzitizi yari yatanze z'uko urubanza rutakomeza. Umucamanza yasanze zifite ishingiro. Iki cyemezo kandi cyashingira none ku kuba umugore we ashinjwa guta yaramubabariye, ndetse akandika urwandiko rwemeza ko yamubabariye. Baravuga ngo bamwe babarira kanka baririmbire ngo bamwe babarira abandi nabo baseka, komera komera ye. Uvuga ngo meya we aratashe n'ibyishimo kubera ko umugore we wamureze. Mu nkuru yanjye narabibabwiye mbabwira ko umugore we yamusabiye imbabazi, kubera ko ngo umugore yasanze Ntazinda Erasme ari we uriya minervari y'abana, ari ukora byose abana bakenera, ari we umenya ngo mu rugo bariye, ari umenya ngo kila kitu cyabaye. So rero kukuba yafungwa, umugore avuze ati ateye imibare, yatera inzuzi, asanga kureba ari abana no kubarira amashuri byamugora, ahitamo kugira gute, ahitamo kuvuga ati reka mbabarira umugabo wanjye, nandike n'ibaruwa igira gute, imusabira imbabazi, aze kwitahira ibintu by'amahoro. Ndenda ko n'abagabo benshi bagize gute, bamuburanye baravuga ati nta mugabo utacinye mu mugore we kiriya cyana kingana kuriya, ati si ukumuha ibiro gusa, ahubwo twebwe n'ikibanza twakimuha. N'umuhungu wanjye yarambwiye ngo na kamera yayimuha, afite na password ya cano yayitanga. So Ntazinda Erasme ikintu yaziraga kwari kugira gute, kwari uguta urugo, icyo bita ubuharike, bitewe n'uko hari amafoto yagiye acicikana yuko yajyaga yinyesebura cyangwa se ajya kudondaho kuri uriya mukobwa, ndetse akaza no kugaragara amafoto yicaye mu biro bye hariya mu karere ka Nyanza. Ariko nanone cya kiravuga ngo, cyangwa se kaze mbasomere itegeko ikintu ryavugaga kugira ngo mubone impamvu arekuwe. Itegeko ryavugaga ngo gato ryaravugaga ko umuntu aramutse ngo agusabira imbabazi, urukiko rutarafata umwanzuro, ushobora kubabarirwa cyangwa se ukarekurwa. Icyo kintu cyabaye rero ahangaha kuri Ntazinda Erasme, aho yaje kurekurwa. Ubu ngubu agiye kwitahira, agiye kurara arya kamayoneze, akubitaho ku gafiriti gake gake, asomeza agasosi k'inkoko. Ariko turahirwa we, ariko turi kuwa gatanu, amahirwe menshi ashobora kujya imageragere kuwa mbere, nyabara amahirwe menshi. Ariko ndibaza ngo turahirwa imageragere bimeze bite? Sazabona umuntu uzajya umusedera disi ngakubiteho. Katinze nsubize mu